ravati uyu muntu yakoze video nta nubwo abantu bamukoreye subscribe bari kuyireba. Icyo gihe YouTube ikintu izahita ikora, izahita ifata channel ye iyishire nko muri lockdown. Niba ubizi neza ko wakoze subscribe kuri channel runaka, ibyo biganiro ukaba utareba ibintu akora, menya ko wahemukiye iyo channel warayihemukiye tu. YouTube igahita ivata Kalisa aradukunda, igahita imwoherereza iyo video kandi nta nubwo yadukoreye subscribe Kalisa. YouTube ikintu ihita ikora iyo ibonye video yawe yakunzwe, ihita ivata iyi video ngiye kuyoherereza Kalisa, ndabizi neza arayireba. Yagira kuri Kalisa video akayireba, igahita afata iyi video Kalisa arayirebye. YouTube igahita ibyibaza, igahita afata na Alisa arabikunda, na Alisa arabikunda, nawe igahita iyimuha. Ibyo bintu YouTube biri gukora byitwa recommendation. Umukiza w'isi yatuvukiye, Aleluya, aleluya. Abagore bafite abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Mwiriho neza, nizere ko mumeze neza. Njyewe nitwa TJD. Uri kubona ko nishimye, natangiranye n'umwaka mushya neza. Ngiye kubahereza content nshyashya, content kandi nizere ko muzayikunda. Ni content nziza cyane izafasha abantu baba bafite depression z'urukundo, abantu baba bagiye kwinjira mu rukundo, zino nkundo rubyino, tuno twana dutoya twinjira mu rukundo tutazi ibyo ari byo. Okay guys, tuvuye hanze rero, nabonaga izuba ari ryinshi, ndavuga ati reka tuze hano mu nzu, ariho nza kubabwirira ibimwe bigize nyine iyi content. Iyi content ni nshyashya, iyi ni content igiye kukibafasha, sibyo? Igiye kugibafasha niba ufite depression z'urukundo. Ubu aka kanya hari igihe uryamye kubera umuntu yakubeshye, kubera ko yaragukinishaga, urukundo rwawe nyine yarukiniragamo, yagukiniragaho, ntabwo yafataga ikintu ngo agihe agaciro, cyangwa se ngafata urukundo wamukundaga ngaruha agaciro, sibyo? Nyine yakubonaga nkaho nyine sinzi tu. Ibyo bintu byose, amakosa yose azajya aba mu rukundo, cyangwa se ibintu byose bigenda biba mu rukundo, tugiye kujya tubivuga hano kuri Traffic Love Story. Traffic Love Story rero ni yanyu, ni channel yanyu, mugomba kuyikunda. Nimba mutayikunze nabwo nta kibazo, gusa kora subscribe. Ariko icyitonderwa, utakora subscribe ariko nkubwiye ngo kora subscribe. By the way, kora subscribe uzi neza ko uzareba video zacu, sibyo? Niba uzi ko utazareba video zacu, wikwirirwa gukora subscribe, kuko niba utazajya ureba video zacu, urumva nta gukora subscribe n'ubundi n'ubundi kuyikora ari uko mbikubwiye nta musaruro bitanga. Urabona, ushobora kuba ukoze subscribe wenda kuri YouTube channel yitwa Traffic Love Story, ukayikora kubera ko nkubwiye ko mbese nyine kubera ko nkubwiye ngo kora subscribe ukayikora. Noneho twashiraho video ntuzirebe, izo video twashizeho ntuzirebe. Uzi icyo gihe ikintu YouTube dukorera, naho kugira ngo ukore subscribe utarareba video wabireka. Byibuze kora subscribe uzi neza ko uzareba video zacu, hashira ukwezi, hashira amezi 2, hashira amezi 3, ariko ukareba video. Ugasanga umuntu amaze umwaka atafungura video kandi yakoze subscribe kuri iyo channel. Uzi ibintu iyo channel bahita bayikorera. YouTube uzi ikintu ihita yikorera iyo YouTube channel wakoze subscribe, ntukajye ureba video z'iyo channel.
uzi ibintu YouTube ikora. YouTube iguhereza video, iravuga ati uyu muntu wamukoreye subscribe, dore video yasohotse, yirebe. Ntabwo uyirebye. Uzi ibintu YouTube ikora, iravuga ati uyu muntu yakoze video, nta nubwo abantu bamukoreye subscribe bari kuyireba. Icyo gihe YouTube ikintu izahita ikora, izahita ifata channel ye iyishyire nko muri lockdown. Channel ye nyine ntibe trended ngo yamamare. Icyo gihe nyine uwo muntu nimba ubizi neza ko wakoze subscribe kuri channel runaka, ibyo biganiro ukaba utareba ibintu akora, menya ko wahemukiye iyo channel warayihemukiye tu. Ni ukuri warayihemukiye YouTube A1, warayihemukiye. Yego ntabwo YouTube ishobora kubikora kubera ko ari umuntu umwe utarebye iyo video, kubera ko wakoze subscribe kuri iyo YouTube channel, ariko mumaze kuba benshi ugasanga umuntu afite abasubscribers ibihumbi 100 ari kurebwa, yarebwe n'abasubscribers afite abasubscribers ibihumbi 100, yarebwe, afite views, yasohoye video ifite views wenda 500, kandi afite channel ifite abasubscribers ibihumbi 100. Sibyo? Urumva icyo kintu rero ntabwo biba ari byiza. Icyo gihe YouTube ye baba barashyize lockdown, channel ye ibiri muri lockdown, baba baravuze ati uyu muntu n'abamukoreye subscribe ntabwo bareba ibintu bye, YouTube nyine ikakwihorera. Ariko mu gihe wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Traffic Love Story, twashiraho video ukayireba, biradushimisha, bikatunezeza, na YouTube bikayishimisha, igahita ifata iyi video igahita ivuga ati uyu muntu abantu bamukoreye subscribe bari kureba video ye. Igahita ivuga ati ntuza kunda utuntu tw'urukundo. Noneho bakavuga ati wenda urugero nka Kalisa. Kalisa akunda video z'urukundo, kandi iyi video yasohotse ni iy'urukundo, irimo kugira abantu inama uburyo bashobora kuba bitwara mu rukundo, cyangwa se uburyo bashobora kuba bafata neza abakunzi babo, uburyo ushobora kuba wafata neza umugabo wawe, cyangwa se utuntu twiza ushobora kuba wakora kugira ngo umugabo wawe yishime, kugira ngo mbese umuntu mukundanye amererwe neza. Utuntu nyine uba wakora, akafata nanuza aradukunda, abashaka kutumenya. YouTube igahita ivuga ati Kalisa aradukunda, igahita imwoherereza iyo video, kandi nta nubwo yadukoreye subscribe Kalisa. YouTube ikintu ihita ikora iyo ibonye video yawe yakunzwe, ihita ivuga ati iyi video ngiye kuyoherereza Kalisa, ndabizi neza arayireba. Yagira kuri Kalisa video akayireba, igahita ifata iyi video Kalisa arayirebye. YouTube igahita ibyibaza, igahita ifata na Alisa arabikunda, nawe igahita iyimuha. Ibyo bintu YouTube biri gukora byitwa recommendation. Yego ntabwo ndi Gatari, ntabwo ndi Comfy Beat, ntabwo ndi Gatari Fred ngo nje hano kubigisha uburyo YouTube ikora, ariko nagiraga ngo mwumva aka kantu, gukora subscribe utarareba video uba uhemukiye nyiri YouTube channel ye, ubuhemutse. Kora subscribe hano kuri Traffic Love Story, ubizi neza ko tuzajya tujyana tukarebana video yasohotse. Wenda ushobora kuba wabuze umwanya wo kuyireba, ushobora kuba nyine wagize imbogamizi zo kutareba iyo video, ariko ukwezi ntigushire utarayireba, amezi 2 ntashire utarayireba. Sibyo? Mujye mureba video za Traffic Love Story. Twaje nk'igisubizo kuri mwebwe muhorana depression z'urukundo, uburaryamye, shiriyanesheje umutwe, wapanitse, sinzi ukuntu umeze, ufite ikibazo mbese nyine sinzi ukuntu umeze, ntabwo uri ready, ntabwo umeze neza kubera ko sheri yakubwiye nabi, nyambwiye ngo nta nubwo tuzongera no kuvugana, ngo ntongera kumwandikira, ngo ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kujya tuganiraho hano
kuri Traffic Love Story. Traffic Love Story ni YouTube channel kandi igiye kujya ibahereza video buri munsi. Niba uzi ko wakoze subscribe hano, ntabwo tuzagutererana, ndahari, I'm ready. Nshobora no kuba nabuze, ariko n'umuzimu wanjye guzabahereza video. Ariko ntabwo mvuze ngo umuzimu, ntabwo byaba. Nzaba mpari, nzabahereza ama video buri munsi muzajya mubona video. Buri munsi nzajya mbahereza video ya Traffic Love Story. Ikintu yica nigamije cyangwa se content ikintu igamije ni ukujya dufata amakosa yabaye cyangwa se yabaye ku bandi, twebwe tukayigiraho, ariko yo mu rukundo, sibyo? Amakosa yabaye twe tukayigiraho, ariko ayo makosa ari ayo mu rukundo. Urugo rwarasenyutse kubera izi mpamvu izi n'izi, twe tukabyigiraho. Abantu barashwanye kubera izi mpamvu izi n'izi, tukabyigiraho. Sinzi niba muzabikunda tukajya tuzana n'abatumirwa, sibyo? Abatumirwa bakatuganiriza kandi bakatubwira ngo umuntu twe dukundanye byagenze gutya, turongera turasubira. Ashobora kuba ari n'umu ex by the way waza hano kuri Traffic Love Story ukatubwira twaje muri 2025 tuje kuvuga ibintu byiza, ibintu content nshyashya, akantu keza nyine kazajya gatuma mumererwa neza, sibyo? Ntugaheranwe n'agahinda, depression y'urukundo, ibintu nk'ibyo tugiye kujya tubivuga hano kuri Traffic Love Story. Traffic Love Story ni yanyu, mukore subscribe bantu banjye, sibyo? Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana abantu tubahereza ama video, bahereza utuntu twiza, sibyo? Akantu ko nazanye ngiye muri 2025 ni akantu kavuga ngo abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Ako kantu kamfati mugashyire mu mutwe. Iyi ni logo, mise nkagira na logo ya ntuza ya channel ya Traffic Love Story, mise nkagira logo. Sibyo? Tuyiryohere, jye mbaganiriza, mbabwira n'udutipusi twiza mushobora kuba mwakoresha kugira ngo umukunzi ufite atagucika. Ariko ibaze kuba ufite umuntu ukunda akagenda gutyo umureba, abandi bakamutwara umureba, bakamujyana ureba. Urumva waba uri stable cyangwa se uri standard? Ntabwo waba uri stable cyangwa waba umerewe neza. Ariko hari utuntu tw'udutips nzagenda mbazanira hano kuri YouTube channel, mutwigireho. Cyangwa se uvuga ati umukunzi wanjye ndamutegurira ngosyo, wenda nimba mubana, ndamukora breakfast, ndamuha urubuto akunda mu gitondo. Ariko ndi kuvuga ko bafite amafaranga, nkatwe nyine tutayafite, ni ukuduhatira ikijumba tugahekenya tukagenda dutere nyine baduhatira ibijumba. Twebwe nyine ntabwo baduha urubuto. Hari umuntu baha nk'urubuto rwa pome, baha urubuto umuneke mu gitondo, baha ikinyomoro, kandi ari umuntu w'umugabo atari n'umwana, kubera ko nyine uwo muntu bari kumwe aramukunda aba yamutekereje, avuga ati hani akeneye kurya runo rubuto, baby akeneye kurya ngutya. Nyine arajya ku kazi, naza naniwe ndamukanda, naza ameze ngutya, nyine ibintu nk'ibyo. Nyine ni udutips gusa, twebwe ntabwo ari ibishego. Ni ukuvuga ibintu amakosa yabaye muri Traffic. Bisi Traffic ishatse kuvuga wenda muzi ikintu cyitwa Traffic yo mu muhanda, Traffic Police, sibyo? Iraza ikinjira mu makosa y'ibyabaye mu muhanda, imodoka zaguganye, ibiki byose byabaye. Rero iyi ni Traffic Love Story. Tuzajya tuvuga mu rukundo, udufuti, utuntu nk'utwo, udutipusi, ibintu byiza nyine bishobora kuba byagufasha nawe ukumva
ewana umeze neza, cyangwa se nimba wari urwaye depression ukumva irakize, depression wari ufite ikaba irakize ukumva umeze neza. Ukumva nyine hari utuntu nyine utangiye kwiyumvamo, ukumva tuguteye na courage yo kuba wabona n'undi mukunzi. Hari igihe uwo muntu wakubabaje atari we wawe, ufite undi muntu, kuko hari igihe uba ukundana n'umuntu atari nawe muzabana, hari undi uzaza mu buzima bwawe akaba ari we mubana utanatekerezaga habe na gato. Bibaho cyane. Ntuvuge ngo runaka yambabaje yampeje, nyine wumve ko wapanitse umutwe wawe wagize wapfuye. Yego ntabibura mu rukundo, ariko ntukajye ukunda n'umuntu nanone ngo umwimariremo. Nzajya mbigisha n'utuntu ushobora kuba wakora kugira ngo umukunzi agukunde, umuntu muri kumwe agukunde. Utuntu ushobora kuba wakora kugira ngo ubone ko umuntu muri kumwe koko muri kumwe atakubesha, atakuryarya. Hari igihe uri kumwe n'umuntu akuryarya, uri kumwe n'umuntu akubesha urukundo. Ibyo bintu birababaza, ndabizi neza, birababaza ibyo bintu, sibyo? Birababaza. Uzi kugira ngo uri kumwe n'umuntu akubesha akagukunda atagukunda, si ikibazo urata, ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi wagakwiye kuba warakunze undi muntu, kandi wenda mukaba muri mu rukundo rwiza muryohewe, ariko uri kumwe n'umuntu ukubeshya, umuntu ushaka mbese nyine w'umusikama. Umuntu w'umusikama ariko ukubesha. Hari icyo yakubonyeho, cyangwa yakubonyeho ko ufite ifoto nziza. Kuvuga ko ufite ifoto nziza ni ukuba uri umusitari. Kuba uri umusitari, kandi umuntu ugasanga kugira ngo mujye mujyana, abanyamakuru bavuga ati uriya muntu akunda kujyana na runaka kubera ko uri umusitari. Umuntu akagukundira ibyo kubera ko uri umusitari, atagukunze urukundo rwa nyarwo. Kandi hano kuri iyi channel nzabereka n'utundi tuntu ushobora kuba wakora kugira ngo umuntu uwo ari we wese ushaka kwinjira mu rukundo rwanyu, ku buryo nta n'ahantu na hamwe yabona amenera, yabona mbese ahantu na hamwe yanyura kugira ngo abinjirire mu rukundo rwanyu, abizambye, abyice. Mbese mwebwe mukiyubakira akantu, mbese mukubaka nk'urukuta, mukajyamo muri babiri, noneho mukubaka ikintu hagati, mbese ikintu nyine kiba kikize ku buryo umuntu ushaka kubinjirira bitari gukunda, bitakunda habe na gatoya. Nyine muba mwarakoze utuntu nyine utwo dutipusi twose nzagenda mbibabwira hano kuri YouTube channel yitwa Traffic Love Story. Rero bantu banjye, narenje hano kubabwira ko nyine iyi YouTube channel ihari, mugomba kuyimenya, mugakora subscribe. Ariko ntimuyikore kubera ko mbibabwiye, mugakora subscribe muzi ko muzajya mureba izi video tugiye kujya dushira hano kuri iyi YouTube. Nimba wakunze ibintu byacu ukuntu bizagenda bimera, ukuntu tuzagenda dukora ibintu muri 2025, ibintu ukuntu tuzagenda tubikora 2025, nayinjiyemo na content nshyashya. Nta mikino mfite, ibyo maje kunyuramo nibyo byinshi. Ubu nta mikino mfite, naje gukora. Ntabwo naje nk'ababana, naje gukora njyewe, naje guhereza abantu bazankunda ibintu byiza. Niyo mwaba muri babiri, niyo mwaba muri abantu batanu, ariko by the way mumbwire twuzuze 1k mu gihe kingana gute? Twuzuze 1k mu gihe kingana gute? Ko muri kumva nazanye content nziza, kandi content izabafasha. Twarwana twinkunda rubyino, nyine namwe mukeneye kujya mu rukundo, nzajya mbere ku buryo nyine ushobora babandi bafite imyaka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, nyine abo bantu
Hari igihe winjira mu rukundo utazi ibyo ari byo, ugasanga ugiye gutereta umuntu ukurusha skills, ukurusha experience mu rukundo, ugasanga uwo muntu arakurenze, kugira ngo umwinjirire ngo umuterete bikagorana, bikakugora, ukumva ewana aradadi aradomange, ukagerageza kumubwira akajambo keza k'urukundo, ugasanga yakabwiwe n'abantu benshi. Wakora iki? Nakubwira ngo kora subscribe ukabyanga, nusubwira kujya mu mugi, none si nimba ari kukubwira ngo kora subscribe ukabyanga, utwo tuntu uzadukura hehe? Utwo tuntu tw'ubunajwa uzadukura he, two kumenya utuntu nyine ushobora kuba wakoresha umuntu akagukunda? Utuntu ushobora wakoresha umuntu akagukunda, akakwiyumvamo, akumva ari we wawe, kumva nyine nibyo nyine kabisa. Kandi namwe mufite abakunzi, nzagenda mbahereza utuntu twiza, umukunzi ukomeze umugumane, ntahagire n'ahantu n'ahamwe ajya. Wa mugabo we ufite umugore, wa mugore we ufite umugabo, wakoze subscribe ko ibi bintu tuzajya tuvuga hano bigufitiye inyungu kandi ari ingenzi. Uri single, uri umwana mutoya, iyi YouTube channel urayigenewe. Ntabwo nzashira nta video nimwe nzaploadinga ngo ntabigenewe abana, mwese irabagenewe. Video zose zizajya zinyura hano kuri Traffic Love Story zizaba zigenewe umwana mutoya, mbese mwese, kuko nta mwana mutoya wajya kuri YouTube channel agiye kureba ibintu ngo by'urukundo, wapi ntawe. Ahubwo umwana muto aba agiye kureba akanuma karitse ku siki iyaga. Abo bana nyine bo channel zabo zirahari, sibyo? Channel zabo zirahari, twebwe turi kuri Traffic Love Story. Ni amakosa yagiye aba mu rukundo, sibyo? Ndetse tukayigiraho ayo makosa. Nimubyemera tuzajya dutumira n'abatumirwa banyuze mu rukundo, bafite depression z'urukundo, bababajwe n'urukundo, bababaye, bakubiswe, bahondaguwe n'urukundo, babeshwe. Tubazane hano kuri Traffic Love Story, batuganirize, batubwire ukuntu biba bimeze. Aka kanya ushobora kuba umusore w'imyaka 20, uravuze ati nanjye ngiye kujya mu rukundo, ariko ntabwo uzi ukuntu biba bimeze. Upfuye kugenda ntabwo uzi ibyo ari byo, sibyo? Ibyo bintu byose tugiye kujya tubibona hano kuri Traffic Love Story. Ndabakunda cyane, nizere ko tuzajya tubana, sibyo? Nizere ko tuzajya tubana umunsi ku wundi. 2025 tuyinjiye gutya, tuyinjiye na content nshyashya. 2025 tuyinjiye gutya na content nshya, na content nshyashya, mbese tuyinjiye, twagiye nta gutinda. Traffic Love Story muyikuze, musharinge, mukore like nimba wakunze video. Ndabizi hari byinshi navuze, hari ibiri byo, ariko ibyinshi nibyo. Musharinge video, mukande like na comment, mumbwire iyi YouTube channel muyakiriye mute, content nshyashya ya 2025 muyakiriye ngote. Kandi nzababwira n'igihe nafungure iyi YouTube channel nshyashya. Umwaka nurangira tuzagira igihe cyo kwizihiza, ko turangije umwaka, kandi tuzajya tugira n'ikindi gihe cyo kwizihiza. Tuvuge ngo Traffic Love Story yinjije abasubscribers 10 mu cyumweru, wenda urugero yinjije abasubscribers 30, 40, 50. Nzajya mbipostinga mbabwiye ngo yinjije abasubscribers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100. Noneho nitugera ku 100 tugahita dufunga 100. Ndifuza ko tuzahita tugera ku basubscribers 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 we! 1000. Zikuzuza abasubscribers 1000 ukuntu bivuna. Reba abantu baba bamaze igihe kinini batari babonaho abasubscribers 1000 kuri channel zabo. Biravuna sha, biravuna. Umuntu uzi ko afite YouTube ifite irengeje abasubscribers 100,000 kuzamura miliyoni na uwo muntu mujye mu respect, kuko ntago aba ari tete vide mu mutwe, aba afite ikintu kinini mu mutwe. Icyo kintu kinini ni cyaba yarabahaye, yarabarutishije, mukamukandira subscribe. Uwo muntu aba ari munini. Noneho hari umuntu wanyemeje mu Rwanda, mumbwire umuntu ufite indirimbo ifite miliyoni 100 uwo muntu ni umunyarwanda, sibyo? Ni umunyarwanda. Uwo muntu afite indirimbo ifite miliyoni 100 indirimbo ye ifite miliyoni 100. Ariko urumva ikintu bito, ukabona handitseho handitseho 100, noneho bakongeraho akantu ka M. Azi byari byo wowe. Twebwe za K zitumereye nabi, ariko ndi we ari muri M. Twebwe turi gukora amavideo mwagiye mureba ku iterambere ryaje, internet kihari mu gihugu hose, mwagiye mureba video. Ndabizi mu Rwanda wenda turi turenze miliyoni 14. Wapi 14, 15, ntabwo turenze miliyoni 15. None tuvuge ko hatarimo byibuze miliyoni 2 zifite smartphone wenda tukajya umuntu w'umunyarwanda yashira video kuri YouTube ikagira wenda M. Ariko mwagiye mukareka kureba abanyamerika, mwariba n'abanyarwanda ko nabo baba bafite ibintu bizima byiza bishobora kuba byatuma mutera imbere. Urugero dore nzanye Traffic Love Story. Iyi channel si nziza kweli? Si mwabyumvisha ibyayo, sibyo? Ese we ko dukennye? Ese we murakora ko mutaduha? Numvishije umuntu witwa Gatari Fred ari kwamamaza company irenze icuruza ibintu bijyanye n'amakamera, ariko muri kubona ngiye mfite telefone nta nubwo inabikora neza. Ariko iriya company nyine yagize gutya ikampasi dukoresha ubundi mukareba utuntu nikore, sibyo? Iriya company Gatari muvandimwe, wamvuganiye mukampasi dukoresha mukareba ibintu nkora kuri hano kuri Traffic Love Story. Ariko munyitege n'ubundi birahari, mbafitiye byinshi, ntabwo ari ibyo kubabesha. Buri munsi ni video, buri munsi. Mumbwire umuntu wagize miliyoni 100 ku ndirimbo ye. Yongewe iyo ndirimbo ndayizi, murambwira izina ry'umuhanzi, mumbwire niyo ndirimbo yitwa ngwiki. Ngewe iyo ndirimbo ndayizi, sibyo? Iyo ndirimbo nge ndayizi, nze ahubwo mbabwire miliyoni ifite kugira ngo munabyemere, mumenye ko hari umunyarwanda urenze utwika kandi unabarenze. Ibyo byo ba Bruce Melody byo bige ngo bararenze. Uba urenze ni umuntu urenze, afite miliyoni, indirimbo ifite miliyoni 100. Kanze nyirebe mbabwire miliyoni ifite. Ngiye iyo ndirimbo ndayizi, mwebwe ikintu mugiye gukora mwandike muri comment iyo ndirimbo ni iyihe, ni yande. Kandi ni umunyarwanda uwo muntu,
ndabizi neza afite sori gato turebe iyo ndirimbo ni iyande, iyo ndirimbo murambwira ngo ni iyande, murambwira niyo ndirimbo iyo ariyo. ni iy'umunyarwanda, arakubiye, ni mubi cyane, ararenze cyane, ararenze cyane. Iyo ndirimbo murayimbwira, ifite miliyoni ifite miliyoni 100. iyo ndirimbo ifite, kanze mbabwire ubu ngubu meruka ifite miliyoni 100, kanze ndebe ifite miliyoni zingahe noneho ubu ngubu igeze kuri miliyoni zingahe, kanze mbirebe. Ifite miliyoni 110 M. ifite miliyoni 110 M. Iyo ndirimbo imaze hano kuri YouTube imyaka 7. Ni indirimbo y'umunyarwanda. Mumbwire uwo muntu ninde, iyo ndirimbo ni iye, mubyandike muri comment, kandi mwandike muri comment ko mukunze iyi channel, kandi nimba hari n'ibindi byifuzo mufite byo twazakora kuri Traffic Love Story, munyandikire. Mushobora kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp 0795 99 735. Ni nimero ya WhatsApp, ntukayihamagara, ni WhatsApp. Mukanyandikira mukambwira ati TJD dushaka ibi, TJD tubwire ngutya, TJD dukorere ku kantu kameze ngutya, TJD tubwire ese nyine umbaze, sibyo? Kandi nicyo ushaka kuba wambaza muri comment, andika muri comment, then nzaza nsubiza ibibazo, sibyo? Nzajya mbasubiza, mbabwire ukuntu ibintu byifashe. Twinjiye 2025, tugiye gukora ibintu byiza. 2025 nta mikino dufite, na content cyasha. TJD yarakaye, mubwire abantu bose TJD ari gukora ibintu yahumuye. Iyi video mukimara kuyibona urabizi neza ko mukore like, sibyo? Kandi ntimwibagirwe ko no gukora subscribe. Bye, sibyo? Ntimwibagirwe gukora subscribe. Gukora subscribe sinababwiye akamaro kabyo, ariko nyine nuyikora utazajya ureba video zacu, shaka wayireka. Bye, ndabakunda. Bye.